twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasana tugira ubuntu natwe akaba duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri iki cyumweru cya mbere cy'igisibo tariki 18 Gashyantare 2024. Ngira ifunguro Nyagasana duteguriye. Isomo rya mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 9 umurongo 8 kugeza kwa 15. Amazi y'umwuzure amaze gukama ku isi, Imana ibwira Nowa n'abahungu be iti: dore ngiranye isezerano namwe n'urubyaro rwanyu, kimwe n'ibinyabuzima byose muri kumwe, inyoni n'amatungo n'inyamaswa zose zo ku isi, mbese ibivuye mu bwato byose ntavanyemo n'inyamaswa z'ishyamba. Ngirire isezerano ngiranye namwe, nta kinyamubiri kizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi nta n'umwuzure uzongera kurimbura isi. Imana iravuga iti: dore ikimenyetso cy'isezerano ngiranye namwe n'ibifite ubuzima byose muri kumwe, uko ibisekuruza byanyu bisimburana. Nshyize umukororombya wanjye mu gicu, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ngiranye n'isi. Ninkoranyiriza ibicu hejuru y'isi mukabona uwo mukororombya, nzibuka isezerano nagiranye namwe n'ikinyabuzima cyose. Amazi ntazongera kuba umwuzure warimbura ibinyamubiri byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 25. Amarira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka akabigirira abakomera ku isezerano rye. Uhoraho menyesha inzira zawe, untoze kugendera mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ari wowe Mana nkesha umukiro wose. Uhoraho yibuka ineza n'urukundo wagaragaje kuva kera na kare. Ntiwite ku byaha n'amafuti nakoze nkiri muto, ahubwo unyiteho ukurikije impuhwe zawe, ugirire ubuntu bwawe Uhoraho. Uhoraho agwa neza akaba n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha abagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya abaganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Amarira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka akabigirira abakomera ku isezerano rye. Isomo rya kabiri niryo mu baruwa ya mbere ya Petero umutwe wa 3 umurongo 18 kugeza kwa 22. Bavandimwe, Kristo ubwo yapfuye rimwe rizima azize ibyaha by'abantu, bityo nubwo ari intungane apfira abagome kugira ngo abayobore ku Mana, abanje gupfa kubw'umubiri hanyuma agasubiza ubuzima ku bwa roho. Nuko ajya kwigisha ndetse n'abari bafungiye mu buroko bw'ikuzimu, babandi bigomekaga ku Mana kera, igihe yihanganaga birebire kugeza kuri ya minsi Nowa yubakaga ubwato, aribwo bwinjiwemo n'abantu bake bagera ku 8, maze bagakizwa n'amazi. Ayo mazi yagenuraga batisimu ibakiza ubu ngubu, ariko atari yo hagira ubwandure bw'umubiri, ahubwo ya yindi ibaha kugana Imana mufite umutima utunganye, ikabakirisha izuka rya Yezu Kristo wazamutse mu ijuru, none akaba ari iburyo bw'Imana, akayobokwa n'abamarayika, abanyabutegetsi n'abanyabubasha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko umutwe wa 1 umurongo wa 12 kugeza kwa 15. Muri icyo gihe Yezu amaze kubatizwa, Roho Mutagatifu amuganisha mu butayu. Ahamara iminsi 40 ashukwa na Sekibi. Yahabanaga n'inyamaswa, abamarayika bakamuhereza. Yohana amaze gutangwa, Yesu aza mu Galileya. Yamamaza inkuru nziza y'Imana avuga ati: igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ndaza gukubwira aho uza gufungura ndetse naho uza gufunga, kugira ngo ijambo ry'Imana rigumi wawe kandi ryera imbuto nyinshi kandi nziza. Abakinnyi bari gukinira igikombe, maze ngo umuzamu abwira abakinnyi be ati: nyaboneka nimufunga amaguru yanyu, aha niho adversaire ashaka gucisha umupira, aha niho umwanzi wacu agiye gucisha umupira, nimufunga amaguru yanyu. Uko umuzamu yakomezaga kubwira abakinnyi be ngo bafunga amaguru hato uwo mukinnyi ugiye gutera umupira ataza guhacisha uwo mupira, nuko abakinnyi bamaze gufunga amaguru neza, wandaza gutera umupira uhita unyura mu maguru ya wa muzamu wari uri kubwira abandi ati: mufunge amaguru yanyu.
aratangira aratongana ati je vous ai dit de fermer vos jambes, sinarababwiye ngo mufunge amaguru yanyu, none bitumye igitego cyinjira amaguru yanjye. Abayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nshobora kubwira abandi nti nimufunge amaguru yanyu, ariko yanjye agasigara arangaye, igitego akaba ariho kiza kwinjirira. Ese ni kangahe hari inzugi wagiye urangaza, ukarangaza n'amadirishya, bigatuma hari ibitego biri guhinjirira, nuko Sekibi akaba kubonyurwaho. Amasomo kizu byacu dutegurira umunsi aratuganisha ku bishuko, ariko aduhe n'ubwenge bwo kubitsinda. Uko watsinda ibishuko nta kindi no gufunga amaguru. Uyu munsi turiga gufunga amaguru. Ndaza gukubwira amaguru aho yerekeza. Bamwe batangiye gufunga ay'umubiri. Amasomo araryoshye cyane, ubwo tugiye kuzirikana ku ngingo nanone yo gufunga, ariko tukaza kugira aho dufungura. Gufunga amaguru tugafungura umutima mu ngingo ugira iti guhoma cyangwa gufunga inzira z'ibishuko. Muri isi duhura n'ibishuko, abakristo duhura n'ibishuko byinshi, ariko uyu munsi Nyagasana amasomo arifuza ko yagutambukaho kugira ngo ujye gufunga amaguru, ujye gufunga imyenge yose, imyenge y'ibishuko. Nirinze kuvuga gufunga imiryango, nirinze no kuvuga gufunga amadirishya, ahubwo imyenge, kubera ko imyenge ari utuntu duto, ni ukuziterana twa tuntu duto ibishuko bishobora kwinjiriramo bikakugusha. Gufunga imyenge y'ibishuko. Mu gufunga imyenge y'ibishuko tujya kuzirikana ku bintu bine biza kudufasha gufungura umutima wacu turangabire Nyagasani. Icya mbere turazirikana ku minsi 40, icya kabiri turazirikana ku butayu, icya gatatu ibishuko, icya kane isezerano. Ngaya amagambo ane agiye guturanga ubundi uze gufunga. Fermez vos jambes, je vous ai dit de fermer vos jambes. Ingingo ya mbere, iminsi 40. Turazirikana mu ibintu bitanu. Tujya kuzirikana mbere na mbere iminsi y'igisambo, bavuga ko ari 40. Kubera icyo avuga ko iminsi y'igisambo ari 40. Ndi kuzirikana ku minsi y'igisambo ko ari 40 imvugo ukunze kugaragara, byatumye koko nshobora gusobanukirwa neza n'iyi 40 y'isomo ry'uyu munsi kiza gutubwira. 40 y'igisambo wasanga bashatse kuvuga ko igisambo kiba kenshi akenshi ntibagifate, kikongera kikiba, ariko ngo umunsi umwe bazagifata. Nicyo bishatse kuvuga. Uziba wongere wibe inshuro nyinshi zitabarika, ariko umunsi umwe uzafatwa, bizarangira ufashwe. Ngiye iminsi 40 y'igisambo. Uze naho kwibaza niba utari igisambo, niba uri igisambo ugombye kwisubiraho ukabireka, kuko biranditswe ngo amaherezo uzafatwa, kuko iminsi 40 ari igisambo. Bishatse kuvuga igihe gihagije wibye ukiba ntihagire ugufata, ariko igihe kizagera ku musozo ku ndunduro yawe ufatwe. Nawe rero wihatire kuva mu busambo hakiri kare, ejo nejo bundi batazagufata bakagufunga kandi waraburiwe. Isubireho. 40 ya kabiri ni imyaka 40 Abayisiraheli bamaze mu butayu bageragezwa. 40 nk'igihe cyo kugeragezwa, cyo gutsinda ibishuko. 40 nk'igihe cyo guhura n'Imana ugatsinda ibishuko. Iyo myaka rero 40 Abayisiraheli bari mu butayu bagana igihugu cy'isezerano, igihugu cya Kanahani. Ubwo bari bavuye mu gihugu cy'ubucakara, igihugu cya Misiri, bagana mu gihugu cya Kanahani, igihugu cy'isezerano. 40 ya gatatu ni iminsi 40 yo mu bwato bwa Nowa, nk'uko twabizirikanye mu isomo rya mbere. Bikaza kurangira Nowa agiranye isezerano n'Imana. Ubwato nanone buza gutwerekeza ku mukiro, aho dukirira, aho dukorera amasezerano n'Imana, aho dusezeranira n'Imana, maze tugakira. Iminsi 40 igihe gihagije kwisubiraho kugira ngo tugororokere Imana. Noneho kane ni ya minsi nanone 40 aricyo twita igisibo Yezu yamaze atarya atanywa, ashukwa na Sekibi, agira ngo aducungure. Yezu agira ngo anyure muri iyo nzira igoye, ashaka kuducungura, ashaka umukiro wacu. Twumvise ko Yezu yaramaze kubatizwa, nuko Sekibi ajya kumushuka. Bikatwerekeza ku mukristo nawe ushukwa na Sekibi. Igihe cyose umaze kubatizwa, Sekibi atangira gukugera amajanja, atangira gukwiyenzaho, atangira kugushuka. Yezu rero yatsinze ibishuko. Iminsi 40 nawe ni igihe gihagije cyo kugira ngo ugendere kuri Yezu, uzarangiza igisibo, uzukane na Kristo. Uri intungane kubera batisimu, uko twabizirikanye mu isomo rya kabiri. Batisimu ya Kristo iduha kuvuka bundi bushya, ariko tuzirikana ko mu Kristo adatana ibishuko, ibigeragezo.
amagorwa uyatsinda ute uri kumwe na Yezu. Ngiye rero iminsi ya 40 tugiye kumara muri gihe cy'igisibo izatugeza kuri Pasika. 45 ni igisobanuro cy'umubare 40 muri Bibiliya, mem usobanura periode d'essai, igihe gihagije, igihe cyo kwisubiraho, igihe cyo guhinduka, igihe gihagije cya kindi igisambo kimara kiri kwiba ariko cyakwisubiraho kigakira. 40 rero n'ubwikube bw'umubare 8 na 5. 8 bikavuga nouveau commencement, gutangira gushya. Noneho 5 bikavuga grâce, inema, ingabire, impano z'Imana, imigisha. Ni igihe kuko gihagije cy'imigisha y'Imana, igihe gihagije cy'umukiro, gihagije cyo guhura na Nyagasani nkabana nawe. Iyi 40 ikadufasha gufunga amakuru yacu akaguru karekare, ubundi tugafungura umutima tugahura n'Imana. Tugiye kumva noneho igisobanuro cya kabiri tugomba gufunga tugafungura umutima wacu. Ubutayu. Ubutayu ni ahantu hose duhurira n'Imana, ariko nanone dushobora no guhura na Sekibi. Nk'uko twabyumvise Yezu nawe byamugendekeye. Yezu yakundaga kujya mu butayu agiye gusenga, ariko turamwumva uyu munsi ko agiye mu butayu ariko agashukwa na Sekibi. Ubutayu bushobora gusobanura kiliziya kimwe n'uko bwasobanura n'umuriro kwa Sekibi, ahantu uri kugeragerezwa na Sekibi cyangwa uri guhura n'Imana. Ubutayu bushobora kuba ari kiliziya, bishobora kuba ari iwawe mu rugo, ishobora nanone ubutayu bushobora kuba umutima wawe, ahantu hose uhurira n'Imana. Ndakwifuza rero ubutayu bwawe ko bwaba ari igihe cyo guhura n'Imana, cyane cyane mu gihe cy'igisibo. Ubutayu ahantu mburira n'Imana, tukaganira n'Imana, ahantu ushobora gutsindira ibishuko nkagendana n'Imana. Reka rero tujye ku ngingo ya 3, ibishuko. Nubwo ivanjiri tabivuga, ariko iki cyumweru ubundi bakita icyumweru nanone, icyumweru cy'ibishuko. Ibishuko Sekibi azanira Yezu. Ahandi mu ivanjiri batubwira ko ari ubwoko 3 bw'ibishuko: la faim, le pouvoir et l'honneur. Ngo Sekibi yategeye Yezu kunda imigati, amutegera ku butegetsi ko azamuha ubwami bwose, amutegera no gucyubahiro, kundamya. Nawe rero uze kureba ubwoko bw'ibishuko uhura nabyo, niba bitaganisha bene aho ngaho. Nk'umukristo wese Yezu akubera urugero rwo gutsinda ibishuko. Nta ikindi iki cyumweru kigambiriye no kugira ngo ufunge imiryango yose, ufunge amadirishya yose, ufunge imyenge yose ibishuko bishobora kunyuramo ugendeye ku byanditswe bitagatifu. Nta kindi watsindisha ibishuko usibye ingingo ya 4, gukomera ku isezerano. Yezu abatezwa muri Yordani, dusabe inema gukomera ku masezerano y'abatisimu. Isezerano mu gihe bureyi berit ni inshinga y'Ikilatini ivuga ngo ligare, liye, guhuza. Rero kugira ngo bavuge isezerano hagomba kuba ibintu bibiri: amagambo ndetse n'igikorwa, parole et symbole. Nabyo twazirikanye mu gitabo cy'intangiriro, uburyo Nowa n'Imana bagirana isezerano. Imana usibye amagambo imubwira yuko agiye gusezerana ko umwuzure utazongera kwica abantu, Imana ishyizeho n'ikimenyetso cy'umukororombya. Umukororombya ugizwe n'amabara 7 yerekeza ku butungane, la perfection. 7 muri bya nanone gashushanya ubutungane, ko abantu nyine bagomba gutunganira Imana, ko amazi atazongera kwica abantu ahubwo azajya batunganya. Ngibyo ryariba rya batisimu abantu dukirizwamo, wowe nanjye abakristo. Ubwato bwa Nowa burerekeza kuri batisimu, ubwato bushushanya kiliziya, kiliziya umuryango w'abana b'Imana, wa wundi twinjiramo tugakira ku mpamvu ya batisimu twahawe, umuryango mugari w'abana b'Imana. Muri batisimu dusezerana ibintu 3: kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza. Amen. Nawe rero uze kureba niba ugikomeye ku isezerano ryawe n'Imana, niba ukishushanyije na Yezu Kristo, niba ukiri mu bwato bwa Yezu Kristo, niba ukiri kumwe n'Imana, niba ukiri gukorera Imana, niba utaravuye mu bwato, ubwato bwa Yezu Kristo. Niba waravuyemo rero, ongera usibe, ongera ufunge amadirishya, inzugi, imyenge y'ibishuko. Kuko ibishuko ni ibya Sekibi no kubyirinda, maze tukareka Imana ikakorana urugendo natwe, ari mu byago twahura nabyo, ari mu bihe bibazo, tukagendana n'Imana kugira ngo idukize. Igihe cyo kwisubiraho, igihe gihagije cyo kwisubiraho. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo ibisambo 2 cyangwa abajura 2 ngo bapanze kujya kwiba mu uruganda rwatunganyaga imigati muri boulangerie.
urwo ruganda rwari rukize cyane, rufite ibintu byinshi cyane, rukaze cyane pe. Nuko ibyo bisambo bibiri birumvikana, ntawe ugiye kwiba uruganda rukomeye nk'urwo ugenda imbokoboko, ugira ibikoresho witwaza, intwaro n'ibindi byose waza kurwanisha. Nuko bya bisambo bijya ibihe, umwe araza gusigara inyuma y'igipangu, bishoboke ko ari gucungira mugenzi we. Nuko undi nawe arinjira. Amaze kwinjira ageze kuri reception, ngana atekereza uburyo agiye gutangira kuri mu bikoresho byo kurwana, ubundi arwane maze abona uburyo yiba. Ageze kuri reception aratungurwa bikomeye cyane, ngo baramwakira bikomeye, baramuzimanira, bamuha icyo kurya n'icyo kunywa, arishima arahagamererwa neza. Atangira kwibaza ukuntu biza kugenda. Nuko mu gihe yafunguraga ameze neza, ngo aza kureba ku muryango winjiraga mu kindi cyumba, ngo kuri urwo rugi hari handitseho ngo uko wakira vuba. Nuko cya gisambo uko kimaze gufungura, kimaze guhaga, kimaze kwishima, gikomeza kwibaza uburyo cyakwinjira ngo n'ahandi uko wakira vuba. Uko kibwiraga giti, aha niho noneho hari zahabu, hari ubukungu, aha niho hari ibyo ngiye kwiba muri uru ruganda, ubundi mbitenderura nigendere. Nuko agira amatsiko uko wakira vuba, maze asaba nyir'uruganda ko yamubabarira agahinjira byibuze akareba uko hameze. Ese zari impuhwe zatumaga ashaka guhinjira, yari amatsiko gusa. Nuko nyir'uruganda aramwemerera. Ubwo guhinjira nta kuma agombaga guhinjirana, hari akaryango nyine utamukamo kuko namwe mubizi abagiye kuri banki, abagiye ahandi hose. Nuko akakuma kaza gusona. Byasabaga rero kugira ngo agere imbere mu cyumba, kubanza gukura ibintu byose yari afite mu mufuka we akabishyira hasi. Ngaho fori byari biri muri uwo mufuka, ngo zari inzembe, ibyuma, inkota, byumvikana byo kuza gukeba, gukata ba nyir'uruganda. Nuko abari birambitse aho ngaho kugira ngo agere muri cya cyumba uko wakira vuba. Nuko arakomeza, ageze imbere, urumva bamusabye gushyira hasi inkota yari afite. Amaze gushyira hasi inkota yari afite, urumva yari amaze kwishima, amaze kurya, amezeho neza, bamwakiriye neza. Noneho arebye abona hari icyumba cya gatatu, noneho haranditse ku muryango wacyo hati ibitekerezo byiza bingana ibikorwa byiza bingana $5 ku isaha. Cya gisambo neza neza kigira amatsiko ashyushye cyane, kibaza uburyo noneho kiza kwinjira muri cya cyumba. Noneho ageze gutya arebye mu mwenge, abona bagenzi be bandi bakoranaga wa mwuga w'ubujura, kwiba, ubugegera, bose bicaye imbere muri cya cyumba bari gukora bishimye, barakize bameze neza. Cya gisambo neza neza kigira amatsiko uburyo iki cyumba cyakwinjiramo kugira ngo ajye gukorera $5 nawe 5 ku isaha. Yari muri cya cyumba akabona bagenzi be bakoranaga barishimye, barakize, $5 5 ku isaha, kandi bagakora amasaha 8 ku munsi. Uze gukuba wumve ibyo bihumbi byose birimo $5 arimo yose. Icyo gisambo kirebeye mu myenge, kibona bagenzi be bari gukata imigati, ariho umurimo bakora, maze kibwira nyir'uruganda kiti, nanjye imigati nzi kuyikata ndi uwa mbere, nanjye ndifuza ko wampa amahirwe ya nyuma, ubundi nanjye ngakora kuri ariya mafaranga nanjye. Nuko nyir'uruganda yimwemerera, amuha icyuma gishya kimeze neza cyo gukata imigati. Urumva cya cyuma gishaje yaraje nk'ikikisho yari yitwaje kugira ngo arimbure abari mu ruganda, agisize hasi. Ubundi injira y'icyuma gishya cyo gukata imigati, aratangira arakata ku isaha $5 ku isaha $5. Nuko ngaho nawe tekereza umunsi urangiye uko byagenze. Amasaha 8 arangiye, abaciye $40. Nuko cya gisambo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, gicyura ya $. Umva ntiyongeye kujya kwiba. Nuko aratangira aricuza, aravuga ati, iyo nkiza kubimenya kare kose ko kwiba byica, nani kuba narakize kera, abandi baransize. Nuko afata ingamba zuko agiye guhamagara wa mugenzi we wundi yari yasize, nawe akaza akanyura muri ya miryango yose bakamwakira, agafungura umuryango uko wakira vuba, akongera agafungura undi muryango ibitekerezo byiza bingana ibikorwa byiza bingana $5, ubundi ugakira ukamererwa neza. Uko umwe yagiye hamagara undi, undi agahamagara undi, byari bisambo zari zamayibobo zabaga mu muhanda, bose ababaga muri wa muhanda. Biza kurangira bageze muri rwa ruganda bari gukora imigati, bya byuma bajyaga bakoresha bagiye kwiba. Nuko nyir'uruganda akabaha ibyuma bishya byo gukata imigati, bagakora $5 menshi cyane, babaho neza,
ntibongeye kuva muri urwo ruganda, barakomeje barakora barakira bamererwa neza. Kubera iki? Bashyize ibyuma byabo hasi byabicaga, none bafashe ibyuma bishya byo gukata imigati kugira ngo babeho neza, babesheho n'abandi. Ibintu bitatu twazirikana muri uruganda rw'imigati. Icya mbere nifuje kugarukaho ni isezerano ry'amadolari 5 mu masaha 8, aribyo bingana nyine 40. Ya 40 cyagihe gihagije cyo kugira ngo uburi ku murimo. Isezerano hamwe n'Imana, hamwe n'umukoresha wawe. Akenshi tuza tuzanye ibyuma byo gukata Imana, niba tuyibonye ngo tuyishuke, dushuke Yezu tumwice, n'abandi bagenzi bacu twaza dushuka, ariko ushobora kuzatungurwa wagera ugasanga Yezu aje gukwakira, wamugira neza Yezu yohereza, wajya kuri reception akakwakira ukishima, bikarangira na bya bindi byumba byose ugiye ubinyuramo, kuko wabatijwe wemeye guhinduka, uri na Kristo. Bya byuma meye kubishyira hasi, bya byicisho, za nzembe, bya bikwasi, bya bintu byica abandi, none ko kubitekerezo bya bigiye guhinduka. Nouveau commencement, ibintu bihindutse bishya nyine. Ubonye imigisha, ubonye inema z'Imana. Kubera iki? Wahinduye ibyakwicaga nyine, none ugiye gushaka ibigukiza. Kubera nde? Ushinze uruganda nta wundi ni Yezu Kristo, utugaburira imigati nyakuri nk'abakristo nyine, abana b'Imana. Tukiga gutunganya neza imigati, tugafungurira n'abandi. Ngaho tugomba gufunga, tukigeza kuri ibyuma byacu dufite, maze tugafata ineza y'Imana idufasha gusangira n'abandi. Nguko tugahindura imikorere yacu, tugahindura ibitekerezo byacu. Icya kabiri twazirikana nuko burya umuhanga aravuze ati, iyo ugenda n'abanyabwenge nawe uhinduka umunyabwenge, iyo ugenda n'ibisambo nawe uhinduka igisambo. Mbwira uwo mugendana nakubwira uwo uriwe. Niba ugendana na mayibobo, wageze ngo ntuzaba mayibobo. Niba ugiye ahantu bakora, nawe uzaba umukozi. Niba ugiye ahantu bari kuvuga neza, nawe uzavuga neza. Nguko uko ngomba kuva mu muhanda nkagera mu kiliziya, nkajya mu bwato bwa Yezu, kugira ngo nanjye mbane n'abakristo. Uko ninkomeza kugenda ndi kumwe n'abapagani, n'ubundi nzakomeza ntekeze nk'abapagani. Iyo ugenda n'abanyabwenge umenya ubwenge, wagenda n'abaswa nyine ukarushaho kuba umuswa nawe, kuva ku busambo ugasangira na Kristo. Icya gatatu twazirikana ni ibitekerezo. Cya cyumba cyanditsemo ngo ibitekerezo byiza bingana ibikorwa byiza bingana amadolari 5 saha 8. Umuhanga niwe wavuze ati, dis-moi tes désirs, je te dirai qui tu es. Ngo mbwira ibyifuzo byawe, ibitekerezo byawe, ndakubwira uwo uriwe. Burya ugenda n'ibisambo nta bindi bitekerezo bikurimo usibye ibisambo. Wajyana n'abagoma bicanyi, n'ubundi nibyo uri gutekereza. Ngana utekereze igihe kirekire umara uri gupanga imigambi mibisha, ibitekerezo byawe biri kuza ku murongo byo kwica, ukabiraramo ukabyirirwamo, ariko ukazabura igihe cyo gukora, igihe cyo gutekereza neza. Tekereza kuri ibi bisambo byagiye bigiye kwiba, ariko byagerayo bigafatirwayo. Kubera iki? Byasanze ibitekerezo bizima bizaganisha ku bikorwa byiza, bikaganisha ku bukire. Nawe rero nuhindura ibitekerezo byawe bibi, buri gihe cyose ugahora utekereza neza, bizakuganisha ku bikorwa byiza, umererwe neza, uhinduke mushya. Nufunga inzira z'ibitekerezo bibi arizo zikurura ibishuko, uzamererwa neza. Je te dis de fermer tes jambes. Ngiryo rero ryasezerano nyir'uruganda akorana n'abandi bari baje kumwiba, bikarangira abaye abakozi be, kandi bagakora bishimye, bakamererwa neza, bagakira. Kubera iki? Bahinduye ibitekerezo bibisha bari bafite, bahinduye imigambi mibisha bari bafite, bari bazanywe no kwiba, none birangiye bari gukora ari abakozi, bakize bamerewe neza. Uko niko n'umukiro wacu uzaza. Dutangira turi abanyabyaha, ariko tukazarangiza dukize, tukazarangiza tubonye umukiro, tumerewe neza, turokowe, être sauvé. Ngubwa bwato rero ugomba kuducungura, tugomba kujyamo iyi kiliziya, uru ruganda, kugira ngo nawe nanjye turokoke, dukire. Nguko tugomba kwinjira mu kiliziya nyine, akaba ariho dukirira hamwe na Yezu Kristo. Ndifuza gusoreza ku mukoro kuri iki cyumweru. Niba ushaka gukira vuba, bitewe n'indwara urwaye, bitewe n'ibintu ukeneye, bitewe n'amafaranga ukeneye, nawe urashaka gukira vuba, wageze kuri reception, kiriya cyumba urakiruzi ikindi, urashaka gukira vuba, shyira kuri lisi ibintu utekereza ku isaha. Ese harimo amadolari 5, wasanga utekereza ahubwo ibikwica, ibitwara y'amadolari. Ngiryo ryarari ry'ubusambo, ubusambanyi,
uburaya, ahantu uza gutakaza amafaranga yawe, ubusinzi, aribyo gusa uri gutekereza muri mayinazi, uri gutekereza negativuma, uri gutekereza gusa ibintu byakuramo gusa kuramo ku isaha. Ngana natekereza amasaha 8 aho ntuzaba umaze gupfa burundu. Kwiyahura se wagize ngo ntibigiye kuza, kwica abandi se wagize ngo sibyo bizagenda bikurikiraho, bitewe n'ibyo wagiye upanga byose, ibyiriwe mu mutwe wawe byarayemo byose imigambi mibisha, bya bitekerezo bibi ugomba gufunga uyu munsi. Niba ushaka gukira, ibyo bitekerezo bibi bishyire kuri liste, urebe uburyo byakwangije biri gukwica, ejo n'ejo bundi bizica abandi, imigambi mibi urarupanga, ibitekerezo bibi nyine, kuko nyine nta kintu utekereza ucuritse macuri. Ngaya amafoto, amavideo mabi cyane, amafoto mabi yandi utagomba nyine kureba. Iyo rero ibyo bitekerezo byose wabirebye wabibonye, byinjira mu bwenge bwawe no mu mutima wawe, karangira aho gukora, aho gubaye umunebwe. Ubunebwe buraje, ubwicanyi bukaza, ubushotoranyi, guhambara, ubusambo. Ariko igihe wahinduye umurimo wawe, igihe wahinduye ukareba kuri rwa rugi, ukagera muri bya byumba byose, na cya kindi cya gatatu, uva kuri reception, uko wakira, ubundi uko wahindura ibitekerezo, ukamererwa neza. Ibyo bizatuma ushyira inkota hasi, bya bintu byose ukoresha ugira ntabi, ubundi wambare umwambaro wa Kristo, wambare itaburiya gukora, kuko umukristo ari ukora nyine, agakata imigati, akarya kandi akagaburira abandi. Nujya ku murimo ugakora neza, ugasenga neza, bizatuma ubaho neza, uzakira, uzaba ufunze ya myenge y'ibishuko. Mutagatifu Benedicto niwe wavuze ati ora et labora, prie et travaille, kora kandi usenge. Muzagira igisibo cyiza kandi mugire icyumweru cyiza. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Niyemeje kuba wawe